icya mbere duhesha Imana ziriya nzira zo guhesha Imana icyubahiro eshanu, buri muntu wese azifate. icya mbere duhesha Imana icyubahiro iyo tuyiramya. icya kabiri duhesha Imana icyubahiro iyo dukunda bene data. icya gatatu duhesha Imana icyubahiro iyo duhinduka tugasa na Yesu. icya kane duhesha Imana icyubahiro iyo dufashisha abandi impano zacu. icya gatanu duhesha Imana icyubahiro iyo tubwira abandi ibyayo. Tugiye gufatanya twese dusenga dushima Imana. Turagushimiye Mwami Imana yacu, uyu mugoroba ducishijwe bugufi no kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ntaba ari twebwe, ahubwo reka izina ryawe rishyirwe hejuru muri twe, kugira ngo izina ryawe rikomeze kuganza mu mitima yacu. Turagushimiye ko waturindiye mu mpande zitandukanye. Hari abo warindiye ku kazi, hari abo warindiye mu ngo, hari abo warindiye mu misozi itandukanye, mu midugudu itandukanye, mu mihanda itandukanye, haba harimo amaksida menshi. Ariko Mwami twebwe waturinze, ushimye ko duhurira mu ihema ryawe uyu mugoroba, izina ryawe reka rishyirwe hejuru. Tuguhaye icyubahiro, turagushimiye muri uyu mugoroba, twebwe warinze abana bacu, abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, mu izina ryawe Yesu tuguhaye icyubahiro. Twifatanyije n'ibizima, twifatanyije n'abakuru, twifatanyije n'abaserafi, abahora bikubitira imbere yawe bavuga ngo uri uwera, natwe turavuze ngo uri uwera. Turagushimiye uyu mugoroba ko waturinze kugira ngo databuja twongere kuboneka mu ihema ryawe turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Muri aka kanya rero Mwami, duciye bugufi imbere yawe kugira ngo Mwami w'abami ukomeze kuganza, kandi databuja Mwuka wera aba ari we mufasha wacu kugira ngo tubashe kumva neza izi nyigisho turimo kwiga, mu izina ryawe Yesu Kristo, ryo guhereza ubuzima bwacu icyerekezo, ryo gufata ingamba z'ubuzima bufite intego. Turakwinginze Mwami w'abami, twebwe hari igihe twafata ingamba ariko byarangiza bikatunanira, ariko iyo dushoboreshejwe nawe turashobora. Niyo mpamvu twinginze imbaraga y'Umwuka wera kugira ngo izibane natwe, imbaraga y'Umwuka wera kugira ngo idushoboreshe, izina ryawe rishyirwe hejuru muri byose. Turakwereka databuja gahunda z'uyu munsi, tukweretse abaririmbyi, tukweretse umuyobozi wa databuja wa gahunda, tukweretse umwigisha kugira ngo imbaraga y'Umwuka wera ibane nawe, tukweretse abari bubaza ibibazo bitandukanye, tukweretse abari butanga ibitekerezo, tukweretse abari busome. Turakwinginze kugira ngo Umwuka wawe wera aze kuganza ahangaha kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Ngaho bana natwe muri byose rero, turatangiye utangirane natwe, kandi turakuraritse nk'umushyitsi mukuru kugira ngo ukomeze kuba muri twebwe, izina ryawe riganze. Urakoze rero, tuguhaye icyubahiro, nta kindi twagukorera. Turagushimiye, tuzamuye ibiganza byacu tugushimira kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze Mwami, ni mu izina ryawe Yesu, amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Twongeye kwiyegereza abantu bose, twiyegereje protokole yadufashije uyu murimo, nimureke tubashimire rwose. Twiyegereje n'abashyitsi bateranye hagati muri twebwe, niba harimo nibazamura ibiganza batupepere turebe. Abashyitsi, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Twiyegereje abashumba bacu, Pastor Zed turakwiyegereje, Imana iguhe umugisha. Mwarimu Obed turakwiyegereje, Imana imuhe umugisha. Worship team mwese, ari Shalom ndetse n'abandi mwese turabiyegereje, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka rero muri aka kanya ntumire Chorale Disciples baze baririmbira. Tugeze ku munsi wa gatanu, ariko niba ari imbeho, niba ari imodoka, ko ndeba tugenda turimo gukora nk'isabune, turimo turagenda tuba batoya, ubundi twajyaga tutangira twuzuye, none ndabona pe intebe zigiye kuturuta ubwinshi. Ariko buriya ni ukubera imbeho. Abantu benshi batinya imbeho, sinzi ukuntu bigenda. Turakomeje rero mu minsi yacu 40 yo gusenga no kwiyiriza ubusa. Ariko reka ndebe abagejeje ku munsi wa gatanu bakibirimo, abamaze gukora 5 barimo da, abamaze gukora 4, abafite 3, abafite 2, abafite 1, abirije WhatsApp. Turakomeje, tugeze ku munsi wa gatanu. Murabizi turimo turakoresha kiriya gitabo cy'ubuzima bufite intego.
ariko hari ikintu kigiye gusa n'ikinyuranamo, kubera ko uyu munsi turi ku munsi wa gatanu, ariko kugira ngo tuzashobore kubihuza tuzarangize twarasomye koko igitabo cyose. Twarabyihutishije. Uyu munsi turasoma igice cya 6, sibyo? Turasoma chapitre ya 6 y'ubuzima bufite intego, hanyuma tuze gusoma n'iya 7 kuko ejo kuwa 6 no ku cyumweru tutazasoma, sibyo? Kugira ngo umuntu wese uzaba yaraje muri aya masengesho tuzayarangize igitabo cyose ukizi. Murankurikira neza? Ariko mu buryo bw'amasengesho turi ku munsi wa 5, ariko mu buryo bw'igitabo turakora umunsi wa 6 n'uwa 7. Amen. Icyo ni kimwe. Kari agasobanuro kugira ngo buri muntu wese amenye uko turimo kugenda n'impamvu tugenda ko. Hari ikintu kimwe nshaka kongeraho nkurikije ibyifuzo biri muri kiriya giseke. Nababwiye ko giye buriya byose, buri cyifuzo kirimo hariya cyose ndagisoma. Hari ibintu bibiri nshaka kubabwira. Kugira ubuzima bufite intego, nkurikije ibyo ndimo gusomamo hariya. Abantu benshi bagiye bandika ngo icyifuzo cya mbere, ngo ndasenga ngo nzarangize aya masengesho ngo nzi intego y'ubuzima bwanjye. Sibyo? Ndasenga ngo nzarangize aya masengesho nzi intego y'ubuzima bwanjye. Ndagira ngo mbakosore hakiri kare. Ntabwo uzigera na rimwe umenya intego y'ubuzima bwawe mu minsi 40. Yego. Ndagira ngo mbibasobanurire neza muze kubyumva kugira ngo bizabafashe, hatazagira umuntu urangiza iyi minsi 40 avuga ngo nasenze iminsi 40 nyirangiza ntaramenya intego y'ubuzima bwanjye. Ntabwo Imana izigera iguha igitoroshe kinini kikwereka aho uzarangiriza. Ntabwo iyo migendere ntabwo muzayibona na rimwe. Ahubwo ikintu Imana igusezeranya, ntabwo Imana ijya imurikisha fare nk'iyi modoka. Abatwara imodoka murabizi, hari amatara maremare, hari n'amagufi. Nta nubwo Imana imurikisha amatara magufi y'imodoka, nta nubwo imurikisha maremare. Ntabwo izakumurikishiriza amatara magufi, ntabwo izakurikishiriza maremare, nta nubwo izakumurikishiriza itorushe. Itorushe, mfite itorushe nziza nshobora kumurika nkabona hariya aho urusengero rurangiriye. Ntabwo Imana imurikisha itorushe, imurikisha buji. Buji iguha akabuji ukagafata mu ntoki, watera intambwe ukabona aho ukandagira haragaragara, wakongera ugatera indi ukabona aho ukandagira haragaragara. Ntabwo Imana ijya imurikisha itorushe, imurikisha buji. Uzi impamvu? Nimusoma iki gitabo neza muzabona yuko intego y'ubuzima bwacu si ukumenya en avance aho uzarangiriza. Oya, ni ukumenya kugendana n'umuyobozi wacu umurikisha buji. Ugatera intambwe imwe. Reka mbaho urugero kugira ngo mubyumve ko sinshaka kubigira inyigisho. Niba uri umunyeshuri uyu munsi, ntuzibeshye ngo uzi icyo urimo kwigira. Jewe niga sogonderi, umugambi nari mfite wari wo kwiga scientifique, kuko numvaga nzaba umushakashatsi kandi nkazapfa naravumbuye ikintu kizatuma amenyekana. Noneho ngiye nsaba medicine, ko numvaga ubushakashatsi bwanjye nzabukora mu kintu kizagirira abantu benshi akamaro. Nsaba medicine, nsaba na agri veterinary, agronomy na veterinary. Ko navuga nibiye byose, ninakora ubushakashatsi mu by'ubuganga nzakora iby'ubushakashatsi mu by'ubuhinzi cyangwa ubworozi. Bagiye kumpa, ariko ntabwo bampaye icyo ntasabye. Icyari ku murongo wa 3 yari lettre. Bagiye kumpa kugira ngo Imana ibishimangire yuko ari kinshakamo. Bampa buruse 2, imwe muri peni, icyaba ari nka College of Education y'uno munsi, indi muri university, zombi mu Gifaransa n'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Hanyuma iyo leta yaguhaga nicyo wajyagamo, kereka iyo wageragayo bikagaragara yuko cyakunaniye. Ndagenda njya muri lettre,
niga ikinyarwanda n'igifaransa, ngeze muri lisansi njya mu cyongereza. Ubu ngubu ushatse umuntu uzi ikinyarwanda neza n'igifaransa n'icyongereza, nanjye natanga kandidatire. Nuko hano tutajya tuvuga igifaransa, ariko buriya nkivuze mwakumva ko nkizi. Je parle français, ndakivuga cyiza, uretse ko ubu cyatangiye kunyibagira. Ariko Imana yo ifite ukuntu ibikora. Hanyuma ndangije universite, mba umwarimu muri universite, numva ndavuga ni hahandi n'ubundi nzaba umushakashatsi, nzaba professor international. Niha intego yuko mfite imyaka 29 nzaba mfite PhD made in America. Buruse ndanayibona, ariko Imana icishamo umurongo byose. Ndangije umwaka umwe muri universite, barandinganiza njya kwigisha muri secondaire. Wari kubibona yere kuvuga ati arahushije, intego z'ubuzima bwe zirapfuye. Ndagenda nigisha secondaire, ariko ubushakashatsi bwanjye mvumbura Yesu. Maze kubona Yesu, arandeka, arabanza nshyira muri stage y'ibintu byinshi ntagiye kubabwira hano. Imyaka 8 nicaye Rurindo mu cyaro, 5 muri yo njya kwiga mu Bwongereza, nzana masters, nsubira Rurindo. Uwari kureba yari kuvuga ati uburyo warugambiriye byose byarahushije, byararangiye. Imyaka 8 irangiye, Imana namwira ngo noneho ubu nibwo ngiye kukuyobora mu byo ugomba gukora. Soho kujye kuyobora GBI. Ndagenda ntangiza umurimo wa GBI, bitangira kuryoha. Birangiye jenoside yakorewe Abatutsi irangiye, Imana namwira ngo rero manda yawe muri GBI irarangiye, njya muri AAA. Mbu umuvuga butumwa kabisa, ndabwiriza. Buriya narabwirije, ntimukambone hano. Narabwirije, ndazenguruka muri Amerika, ndazenguruka muri Aziya, ndazenguruka za Australia, ndabwiriza muri Afrika, ibihugu byinshi nabigiyemo. Nkavuga n'ubu umuhamagaro wanjye wasobanutse. Bimaze gufatisha, Imana namwira ngo rero ntabwo ndakurangiza, hindura ujye mu gipastori. N'ubu mu gipastori ushobora kubona mu busaza bwanjye nyambabwira ngo ikintu kinejeje ngiye kujya muri retirement, kamwira ngo ninde wakubiga kugiye muri retirement. Hindura ujye kuba missionnaire. Ntabwo mvuga ko ariko bizagenda, ariko ikintu kimwe nzi nshaka kubabwira. Uru rugendo rwacu ruri very exciting, kuko intambwe ku ntambwe ugenda umurikisha buji, ukibwira ngo wageze iyo ujya. Imana ikabwira ati ariko urugendo iyo ugendana nanjye ruhora ruri unpredictable. Reka rero mbabwire ibintu bibiri, hanyuma duhamagara abasoma. Icya mbere, ntimuzibeshye ngo iyi minsi 40 izarangira uzi intego y'ubuzima bwawe. Ariko hari ikintu kimwe uzaba wungutse. Uzaba wungutse kugendana n'ufite intego z'ubuzima bwawe mu biganza bye. Haleluya. Imana ihora ibwira abantu ngo wowe genda gusa, nzaba ndi kumwe nawe. Sibyo? Kandi icyo ngicyo kiruta kumenya iyo ujya. Icyangombwa no kuvuga ngo ubwo Imana ari yitwaye indege ngendamo, ikintu kimwe nzi nuko nzarangiriza aho ngomba kurangiriza. So shaka Imana kuruta gushaka intego. Niki iyi minsi izakwigisha. Reka mbaho 20 hanyuma ugiye kudusomera umunsi wa 6, ngira ngo ni David, niwe David Arias Kiki, arafatanya na Odira. Babe banyegereye. Umva uko Imana ivuga ngo nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso. Aho ni muri Yesaya igice cya 30 umurongo wa 21. Nimujya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, amatwi yawe azajya yumva ijambo riguturutse inyuma rivuga riti iyi niyo nzira muba ariyo mukomeza. So ntimuzahangayikishwe no kuvuga ngo none nazahusha intego y'ubuzima bwanjye. Nugendana n'Imana, yiravuga ngo nzaba ndi kumwe nawe. Ngo kandi nugera mu mayira abiri ukajya kunyura iburyo cyangwa ibumoso, uzumva ijwi riguturutse inyuma rikubwira ngo iyi niyo nzira bari yunyuramo. Murumva atari byiza? Certitude yo kudahusha intego no kujya muri Yesu ukagendana n'Imana. Ndagira ngo nsabe buri muntu wese rero ntugahangayikishwe no kuvuga ngo none nazayoba inzira. Iyi Imana ari yitwaye indege, uzagwa ku kibuga cyaho wagombaga kujya
ntuzahangayike. Impamvu nkoresheje icyo kigereranyo nuko iyo ugiye mu ndege upfa gusa kujya mu ndege. Niba uvuze ngo iyi ndege irava i Kigali ijya Amsterdam, iyo waguze itike ya Amsterdam ntuzahangayikishwe no kuvuga ngo ariko buse murizera yuko tugiye Amsterdam. Oya, utwaye indege azakujyana nagera kubwira tubu tumanutse tugeze Amsterdam. N'Imana niko ikora. Zaburi ya 32 niho ndangirije, hanyuma moye mushyushya. Zaburi ya 32 umurongo wa 8 iratubwira ngo, Zaburi ya 32 umurongo wa 8, iyi ya introduction ryari iriburiro, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Sibyo? Iryo ni isezerano ry'Imana. Irakubwira ngo ntuhangayike, nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. So muri iyi minsi rero ntimuhangayikishwe no kumenya intego z'ubuzima, ahubwo muhangayikishwe kugendana n'ufite ubuzima bwawe mu biganza bye. Amen. Kandi ararangiza akakubwira ngo witinya, kuko nzaba ndi kumwe nawe. Inshuro zirenze 365 ijambo witinya rigaruka muri Bibiliya. Buri munsi ufite witinya yawe. So ntimutinye, ntimuhangayike, utuyobora aba ari we mutumbira. Badusomere inyigisho y'uyu munsi, isomo tubanjirijeho ry'uyu munsi, day 6, iravuga ngo ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Hanyuma nyuma yaho turabanza tuyirebe, tuze kureba imvano ya buri kintu idusobanurira icyo tubereyeho. Imana ibahe umugisha. Ni wowe utangira. Miriwe neza. Tugeze kuri page ya 67 niho duhereye. Ubuzima ni icumbi ry'igihe gito. Ubuzima hano ku isi ni umurimo w'igihe gito. Bibiliya yuzuyemo ibigereranyo bitwereka uburyo ubuzima ari bugufi, ari ubw'igihe gito, iminsi yabwo igahita vuba. Hamwe ubuzima bugereranwa n'igihu, ahandi bugereranwa n'usiganwa yiruka, ahandi ni nko gusuhuza umutima cyangwa umwotsi utumuka. Bibiliya iravuga ngo turi abejo hashize, kuko iminsi yacu tumara ku isi ihita nk'igicucu. Kugira ngo ukoreshe neza ubuzima bwawe hari amahame 2 utagomba kwibagirwa na rimwe. Icya mbere, ugereranije n'ubuzima bw'iteka, igihe tumara ku isi ni kigufi cyane. Icya kabiri, isi ni ubuturo bwacu bw'igihe gito. Ubwo tuzamara igihe kirekire ku isi, ubwo utazamara igihe kirekire ku isi, ntukayihambireho. Usaba Imana igufashe kubona ubuzima bwawe ku isi nk'uko ibubona. Dawidi yarasenze ati, Uwiteka, umfashe kwibuka ko igihe nzamara hano ku isi ari kigufi. Umfashe kumenya neza ko nsigaje igihe gito nkiri ku isi. Inshuro nyinshi Bibiliya igereranya ubuzima hano ku isi nko kuba umusuhuke mu gihugu cy'amahanga. Ubu si bwo buturo bwawe bw'iteka, si ryo herezo ry'urugendo rwawe. Uri hano nk'umugenzi wihitira, nk'umushyitsi usura isi. Bibiliya ikoresha amagambo nk'umunyamahanga, umugenzi, umusuhuke, umwimukira, umushyitsi, umuhisi, ngo yerekane ko igihe tumara hano ku isi ari kigufi. Dawidi yaravuze ati, ndi umusuhuke mu isi. Na Petero abisobanura neza agira ati, ubwo Imana muyita so, mubeho ku isi nk'abaturage b'igihe gito. Muri California aho ntuye, abantu benshi bahimukiye baturutse mu mpande zitandukanye z'isi, baje kuhashaka akazi, ariko bagumanye ubwenegihugu bw'aho baturutse. Bene abo basabwa kwiyandikisha bagahabwa indangamuntu yerekana ko ari abanyamahanga, yitwa ikarita y'icyatsi, ibahesha uburenganzira bwo gukora n'ubwo atari abenegihugu. Abakristo nabo bakwiye kugira bene ayo makarita mu buryo bw'umwuka, kugira ngo tujye duhora twibuka ko iwacu ari mu ijuru.
Imana ivuga ko abana bayo bagombye gufata ubuzima bwa hano ku isi uburyo butandukanye n'ubw'abatizera. Iyo batekereza n'iby'ubu buzima bwa hano ku isi, ibyo batekereza ni iby'ubu buzima hano ku isi, twebweho turi abaturage b'ijuru aho umwami wacu Yesu Kristo atuye. Abizera by'ukuri basobanukiwe neza ko agaciro k'ubuzima karenze kure cyane iminsi mike tumara hano ku isi. Uwuriwe by'ukuri azagaragara mu buzima bw'iteka, kandi igihugu cyawe cy'ukuri kiri mu ijuru. Umunsi wasobanukiwe n'iryo hame, ntuzongera guhangayikishwa no kurya ubuzima ntuzongera guhangayikishwa no kurya ubuzima ntacyo usize inyuma ukiri hano ku isi. Imana ituburira yeruye ko hariho akaga iyo tubereyeho kurya ubuzima bwa none hano ku isi, tukagendera ku bitekerezo, guhitamo n'imyitwarire y'abadukikije. Iyo tureshwa cyane n'ibishuko by'iyi si, Imana ibyita ubusambanyi bwo mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo, iyo mukora mutyo muba muhemukira Imana. Niba mushaka kwigendera uko mwishakiye, mucuditse n'isi uko mubiboneye uburyo, muba muhindutse abanzi b'Imana n'ab'inzira zayo. Tekereza igihugu cyawe kikohereje kugihagararira mu gihugu cy'abanzi. Byagusaba kwiga ururimi rushya no kwitoza indi myitwarire n'imico ijyanye n'aho ugiye kugira ngo ubashe kugaragaza ikinyabupfura kandi usohoze umurimo wawe. Kuko waba uri ambasaderi, ntabwo wagenda ngo wirinde kwegera abo watumweho nubwo ari abanzi b'igihugu cyawe. Kugira ngo ushobore gusohoza uwo murimo wawe, bizagusaba kwegerana nabo no gusabana nabo. Tekereza ariko ugezeyo ukagubwa neza, ugakunda icyo gihugu cyane, ukageza n'aho ukirutisha igihugu cyawe cya kavukire. Urukundo rwawe no kwitanga kwawe byahinduka. Umurimo wawe nk'umuvugizi w'igihugu cyawe, ambasaderi, wadindira. Aho guhagararira igihugu cyawe, watangira kwitwara nk'abanzi bacyo. Bigenze bityo, waba uhindutse umugambanyi. Bibiliya iravuga ngo, turi intumwa za Kristo mu mahanga. Ikibabaje ni uko benshi bahemukiye umwami wabo n'igihugu cye. Babaye abapfapfa, bafata umwanzuro kubwo batuye ku isi ari cyo gihugu cyabo, ariko si byo. Bibiliya bivuga yeruye igira iti, bakundwa, iyi si siho iwanyu, bityo mwirinde kuyisusurukiramo, mwe kunezeza irari ry'umubiri wanyu mwirengagije ubugingo. Imana ituburira ko tudakwiriye kwihambira ku byo tubona mu isi kuko ari iby'igihe gito. Tubwirwa ngo abakoresha iby'iyi si zabikoreshe bitarenze urugero kandi batabyihambiraho, kuko iyi si n'ibirimo byose bizashira. Ugereranyije n'ibindi bihe, ntabwo ubuzima bwigeze bworoha nk'uko bworoheye benshi muri iki gihe mu bihugu bikungahaye. Duhorana ibitumara irungu, ibidusetsa n'abatwitaho. Kubera amatsiko ava mu biturangaza, gukozwa hirya no hino n'ibintu by'inzaduka bikwizwa n'itangazamakuru n'itumanaho bigezweho, amaraha y'uburyo bwinshi byatwegerejwe muri iki gihe, biroroshye kwibagirwa ko kwiruka inyuma y'ibitunezeza atari yo ntego y'ubuzima. Kuzirikana ko ubuzima ari igihe cy'igeragezwa, kwibuka ko ari ikibitsanyo, kuzirikana ko ari umurimo w'igihe gito, nibyo bizatuma rukuruzi y'ibyo byose itagira imbaraga ku mibereho yacu. Turi hano ngo dutegure imibereho irusha ubwiza iy'ino mu isi. Ibyo tubonesha amaso uyu munsi ni iby'igihe gito, biriho uyu munsi, ejo bikaba byagiye. Ariko ibyo tutabona none ni iby'iteka ryose. kuba isi atari ubuturo bwacu bw'iteka nicyo gisobanura impamvu twebwe abakurikira Yesu Kristo duhura n'ibibazo, agahinda ndetse no kwangwa muri iyi si. Ni nacyo gisobanura impamvu amwe mu masezerano y'Imana asa n'adasohora, amasengesho amwe agasa n'adasubizwa, kandi bimwe mu bitubaho bigasa n'akarengane.
ni uko tutari twagera ku ndunduro y'inkuru yacu. Kugira ngo idutangire twe kujya twihambira ku by'isi, Imana yaraturetse ngo tujye duhura n'ibitubangamira n'imibabaro mu buzima, bityo duhorane kwifuza kutazigera gushira igihe tukiri hano mu isi. Ntabwo dushobora kunezerwa byuzuye hano ku isi, kuko siko Imana yabiteganyije. Isi si bwo buturo bwacu bw'iteka. Twaremewe isi nziza iruta iyi ngiyi. Ntabwo ifi yanezerwa uyituje imusozi, kuko yaremewe kuba mu mazi. Igisiga cya sakabaka ntabwo cyanezerwa ukibujije kuguruka. Ntabwo uzigera unezerwa byimazeyo hano ku isi, kuko waremewe kunezezwa n'ibirenze ibyo uhabona. Uzagira ibihe byo kunezerwa hano ku isi, ariko nta huriro n'iby'Imana yaguteganirije hanyuma. Gusobanukirwa neza ko ubuzima hano ku isi ari icumbi ry'igihe gito byagombye guhindura burundu ibyo ushyira imbere. Ibizagira agaciro mu buzima bw'iteka nibyo byagombye guhabwa umwanya wa mbere iyo uhitamo aho kugendera. Ibizagira agaciro mu buzima bw'iteka nibyo byagombye guhabwa umwanya wa mbere iyo uhitamo aho kugendera ku by'igihe gitoya bishirana n'ubu buzima. C.S. Lewis yabivuze neza ngo ibitazahoraho bizahora ari imburamumaro mu buzima. Bibiliya iravuga ngo ntidutumbira ibiboneka, ahubwo tureba ku bitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Byaba ari ukwibeshya gukomeye wibwiye ko intego y'Imana ku buzima bwawe ari ukugukungahaza ku mutungo cyangwa kukugira ikirangirire nk'uko isi ibitubwira. Ubugingo bwinshi Umwami Yesu yavuze ntaho buhuriye no gukungahara ku butunzi, kandi gukiranukira Imana ntabwo ari ingwate yo kujya imbere mu kazi cyangwa mu muhamagaro. Ntugahanga amaso ku makamba ya hano ku isi n'ay'igihe gito. Pawulo yari umwiringirwa mu murimo we, ariko yarangirije ubuzima bwe muri gereza. Yohana Umubatiza yari umwiringirwa, ariko yaciwe igihanga. Ibihumbi n'ibihumbi by'Abakristo barishwe babahora kubaha Imana. Abandi batakaje ibyo bari batunze byose. Abandi barangije ubuzima bwabo ntacyo basize inyuma bakwerekana kibaranga. Ariko iherezo ry'ubuzima ku isi si ryo herezo nyakuri. Mu maso y'Imana, ibihangange byo kwizera si abafite ubutunzi bwinshi, ibihangange, abanyacyubahiro bo muri ubu buzima, ahubwo ni abafata ubuzima ku isi nk'umurimo w'igihe gito, bakawukorana ubudahemuka, bategereje igihembo cyabo mu ijuru. Dore uko Bibiliya ishushanya inzu y'amafoto y'intwari zo mu bwami bw'Imana. Abo bantu bose b'ibitangaza bapfuye bakizera, bari batarahabwa ibyo Imana yasezeranije abantu bayo, ahubwo babiroraga nk'ibikiri kure cyane, maze bakanezerwa. Ibyo byatumaga bavuga ko bameze nk'abashyitsi n'abimukira mu isi. Bashakaga gakondo irusha icyo gihugu kuba nziza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye umudugudu. Igihe cyawe hano ku isi siyo nkuru yuzuye y'ubuzima bwawe. Ugomba gutegereza igihe uzaba ugeze mu ijuru, kuko hari ibice bitari byandikwa ku nkuru y'imibereho yawe. Bisaba kwizera ngo ushobore kuba ku isi nk'umwimukira. Hari inkuru ya kera abantu bakunze gusubiramo ivuga iby'umumisiyoneri wari utashye agiye mu kiruhuko cy'izabukuru, aza kwisanga mu bwato bumwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bageze iyo bajya basanga ikivunge cy'abantu, bande ya gisirikare ivuza fanfare, bamusasira umukeka w'umutuku w'icyubahiro. Abanyamakuru n'abanyacyubahiro bose babukereye baje kwakira umukuru w'igihugu mu cyubahiro cye. Misiyoneri amanuka ku bwato nta n'umubonye, agenda ababaye ndetse ashaririwe, atangira kwitotombera Imana. Hanyuma Imana iramwongorera iti, ibuka mwana wanjye, wowe ntiwari wagera iwanyu.
ugikoze ikirenge mu ijuru uzahita wiyamirira uti kuki nataye igihe cyanjye nita ku bintu by'igihe gito? Natekerezaga iki? Kuki nataye igihe cyinshi, imbaraga ndetse n'ibitekerezo mpangayikiye ibitazarama? Ubuzima nibugukomerera niwumva ushidikanya bikurenze, cyangwa ugatangira kwibaza niba kubaho ku bwa Kristo hari icyo bimaze, ujye wibuka ko utari wagera imuhira. Umunsi wapfuye ntabwo bazagutwara bakuvana iwanyu, nibwo uzaba ugiye iwanyu. Imana ibahe umugisha. Amen. Uyu munsi kubera ko twihuta dufite texte ebyiri, noneho ndashaka abantu babiri bibwirije. Ntabwo ndi bufate bane, ndafata babiri. Abari buze mbere nabo ngabo. Aha. Yesu ashimwe. Atubwira n'iki iyi texte ya? Yesu ashimwe. Jenny Twanizeyimana Angela. Ego. Iyi texte yambwiye washaka nayisomye mu Gifaransa jewe, ariko ndumva twumvikana no mu rurimi. Cyane cyane kugira ngo sinshobora kuvuga byose, ariko ngo mvuge ibyo nakwimo kandi byagize icyo bimara mu bugingo bwanje. Cyane cyane muri meditation baduhaye kumenya ko na cyane cyane kwimvira ko iyi si ko atari wacu, si wanje. Nahoze niyumvira nti ko iki gitabo kiriho kiravuga gutyo, hari ubwo nahora nibaza ngo ngaha si wacu mu Rwanda, ariko nkaca mbona mwese na mwese iwanyu, kuko dufise iwacu handi. Nca numva ko dufise ubusabane bunini bidasanzwe. Nca numva ko mfise ahandi iwacu, ndiko ndabandanya nk'usimba cyane, ariko ngera ku byo nagiye ndabona byagiye biramfasha, ndabyiyumvira ko cyane. Uyu mu missionnaire ariko aragenda, nahoze nimagina nkabona nanje nari aho nambari ku kiyaga canke kuri aeroport, nabona ariho nanje ndiko ndaraba iyo scene, mbona ingene president bamukomera amashi n'amadarapo menshi n'amatapi rouge n'ibindi byinshi n'ingoma, ni murazi ingene bakira umukuru w'igihugu cyane. None haraje arashitse, ndi kumubona namugenda umureba, ndiko ndamubona araje arirenganira, nta nuwabibonye, nta wabonye nuko yashitse n'akabagaje kiwe arashika, ariko mu mutwe haturunagaruka kwisi. Aragaruka ati bimeze gute, je nta numwe ari karambona, kandi umuvugizi w'Imana nta numwe ari karambona. Yumva umenga abonye yuko afise honte, afise yumva yuko naba afise isoni, umenga ntakwiriye ko nawe nta nuwamubonye kandi ari umuvugizi w'Imana. Ariko umu president serukira iyi satari ni wacu bamukomeye amashi. Ariko nakunze ingene Imana igendana n'umuntu wayo, ati humura mwana wanje, cyane cyane ngo monamfa hasi wanyu, ariko umunsi uzogera iwanyu bazovuza inzamba nyinshi n'abamarayika bavyine. Numva nanje ngize igikumbuzi cyo kumva umunsi umwe nanje ngeze iwacu. Amen. Hanyuma niyumviriye ko kuri ubu buzima dufise bw'akanya gato, ariko tukabuta ku mwanya munini cyane. Imyaka mfise haraho ndogreta, hari ibihe nataye niyumvira kuronka amazu n'ibindi cyane, nkumva umenga nivyo byiza kwa musagara ufise amazu gupanga ubuciriritse ntacu maze, ariko nasanze hari habari bafise akamaro kurusha jewe. Bato bafite n'inzu uno munsi bagendera ibanga ryabo. Yari pasiteri kandi yaratwigishije gutya, nsanga byari by'agaciro kurusha ibyo. Nanje numva yuko uno munsi ntegereje muri ubu buzima utoba uri kurabona neza, ariko ndiko ndabona ahandi hari imbere. Numva no shishikara kugenda no kwitwarana n'Imana cyane cyane muri ubu buzima. Igihe mfise ngaha ni gitope ndakizi, nimba mfise myinshi, mfise 60, ariko nimba nzokwiza 100, none bizorangirira ngaho. Numvise mvizaruwe priruwe cyane uno munsi kuruta uko nahora ndabitegereza. Ndashima Yesu. Amen. Uhagaze aho ngaho uyu muhungu ye kumva ari wenyine, reka twumve uyu muhungu. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa mu Rwanda Shaka Shadrake. Shadrake? Shadrake. Na Meshaki Abednego. Iki cyigisho nanjye cyamfashije cyane, kuko cyanyibutsaga ko aha turi ku isi atari mu rugo, ari icumbi turimo,
ko tudakwiye gutwarwa n'iby'isi. Si cyo cyonyine cyamfashije, kuko icyigisho cya kabiri n'icya gatatu numvaga bisa naho ari njye babwira. Kwinjiramo ahangaha mu rusengero, ntabwo nari nsanzwe nsengera ahangaha, nta nubwo nakundaga kujya gusenga cyane, naritambukiraga. Gusa gutangira gusengera ahangaha ntabwo byanyoroheye habe na gatoya, ariko nahagiriye umugisha ukomeye cyane, na n'isaha ntabwo binyoroheye, gusa nzakomeza nsenge kuko namenye ko ubuzima butarimo Yesu ntacyo buvuze. Ubuzima bwanjye nubwo ndi mutoya, ariko ni ubuhamya burebure cyane, ntabwo nari nitegura, gusa nzabutanga ubuhamya, kandi pastor warabizi narabimubwiye. Namwe ndabasaba inkunga y'amasengesho kandi muzambe hafi. Yesu ashimwe kandi ndabashimira cyane nawe. Amen. akandi kantu gato nimba ntatwaye umwanya. Ugarutse Shadrach, Obedi, uyu muhungu umurebe, urubyiruko utangiye gukizwa, umushyire kuri liste yawe, ntazagucike. Yesu ashimwe. Nagucika nzamukubaza. Ikindi naco cyamfashije ko muri cyo gufasha histoire ya Paulo ingene yabaye mu buzima bugoye cyane, kandi akaguma gwana ati simpusha sinkuhusha. Ubu kurangiza kwiwe uburyo bagiye bamererwa nabi, na cyane cyane Jean Baptiste namwe kuri Yohani Baptiste uburyo yitangiye Imana ari umusore muto. Histoire yiwe ngo iwabo barabakire, ariko aza kuba mu shamba mu bihuru, arabayo ariko ategurira inzira Kristo. Aramererwa nabi, ntiyarya, yaramerewe nabi cyane. Nahoze niyumvira ukuntu yari ameze, ari umusore mwiza, ariko ava iwabo agenda kuba ahantu kubwo kuronderera umucyo Kristo ahazashikira, ndetse murazi ko yanamubatije. Ariko igihe yaragiye gupfa baza kumuca n'umutwe, aratuma nk'ubu yotuma mwebwe ngo genda ngo mubwire ngo wa wundi mumumbarize, mbega iyo bari akiri ni Yesu wa wundi, ko je ndiko ndamererwa nabi, mumbarize ko mbega ni wa wundi. Ntiyanavuze ati genda murabe wa wundi bita, mumbarize ko yoba ari wa wundi, ko merewe gutya, ko ariko baramerewe nabi. Ariko Yesu ati impumyi zirahumuka, abacumbagira barasimba, abashonje ndabagaburira, wewe pfugwawe. Ntiyanavyitayeho. Ariko mwiyumvire, niko tuba twibaza muri ubu buzima ngo pasteri ngo nabuhe ngo nagize iki. Yesu kimuhangayikishije nuko hangayika, ariko hariho iwanyu yakubikiye. Ivyo ni indaro gusa, ivyo byamfashije ko nimba mu buzima ndimwo, imibabaro yose nogira ndumva ntarashika kuri Jean Baptiste, ariko numva cyampaye ibyizigiro nsubiramwo gusoma igitabo ciwe, ko ivyo ndimwe nibi byagahe gato ni bito cyane, nta nibyo ndabona. Muhangayiko ariko iwacu singaha, mwihorere gusa. Amina. Amen. Eka uko tumenyereye kubikora, dufata ibitekerezo by'ingenzi muri iki gice, hanyuma twumve icya karindwi aricyo tuza gusorezaho. Ngira ngo ikintu gikomeye cyane twese twagiye tubikurikira, ariko muhereye ku ipaje ya mbere nako ku ya 67 nyine ya mbere y'iki gice, baravuga ngo kugira ngo ukoreshe neza ubuzima bwawe hari amahame abiri utagomba kwibagirwa na rimwe. Icya mbere, ugereranije n'ubuzima bw'iteka, igihe tumara ku isi ni kigufi cyane. Icya kabiri, isi ni ubuturo bwacu bw'igihe gito, ubwo utazamara igihe kirekire ku isi ntukayihambireho. Ngira ngo ni isomo ryoroshye kuryumva kandi ry'ukuri. Iyi si ugereranije imyaka tuyimaraho, ufashe imyaka 100 ukayigereranya na miliyoni y'imyaka, ni ubusa. Ariko na miliyoni nayo uyigereranije n'ubuzima bw'iteka, nayo ni ubusa, kuko ubuzima bw'iteka n'ubw'iteka nyine. Ariko ikibabaje ni uko hari abantu bajya bagurana ubuzima bw'iteka bakabugarana igihe gito, bakamera nka Esawu waguranye umurage w'ubwana bw'imfura
akawugurana isahani y'ibishyimbo n'ubugari. Urumva rwose ubigereranyije icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu aje agasanga ababyeyi bawe barakugeneye umurage munini cyane, urimo amazu, urimo amasambu, hanyuma umuntu akawugutwara aguhaye isahani y'ibishyimbo n'ubugari. Bajya bavuga turiya muntu ni umupfapfa, ariko umenya ku isi abapfapfa ni benshi. Hanyuma ikindi, cyo ni igitekerezo kimwe ndafatamo iby'ingenzi byamfashije nanjye. Paje ya 70 aravuga ngo ugereranije n'ibindi bihe ntabwo ubuzima bwigeze bworoha nk'uko bworoheye benshi muri iki gihe mu bihugu bikungahaye. Duharana ibitumara irungu, ibidusetsa n'abatwitaho. Muri WhatsApp rwose ibitumara irungu birahari byinshi, n'ibidusetsa ni byinshi, n'ibiturangaza ni byinshi. Kubera amatsiko ava mu biturangaza, gukozwa hirya no hino n'ibintu by'inzaduka bikwizwa n'itangazamakuru n'itumanaho bigezweho, amaraha y'uburyo bwinshi byatwegerejwe muri iki gihe, biroroshye kwibagirwa ko kwiruka inyuma y'ibitunezeza atari yo ntego y'ubuzima. Icyo ni ikindi gitekerezo tugomba kwitaho. Biroroshye cyane kwibagirwa yuko turi abashyitsi n'abimukira. Hanyuma ngane ku gitekerezo cya nyuma numva twese dukwiye kuzirikana. Paje ya 72, byaba ari ukwibeshya gukomeye wibwiye ko intego y'Imana ku buzima bwawe ari ukugukungahaza ku mutungo cyangwa kukugira ikirangirire nk'uko isi tubwira. Ubugingo bwinshi umwami Yesu yavuze ntawe buriye no gukungahara ku butunzi, kandi gukiranukira Imana ntabwo ari ingwate yo kujya imbere mu kazi cyangwa mu muhamagaro. Ntugahange amaso ku makamba ya hano ku isi kuko nayo igihe gito. Iki ngira ngo nicyo gikosora ibintu byinshi. Singiye kunegurana, ariko iyo ndebye mpereye no kuri iki giseke cy'ibyifuzo, iyo ndebye uko abantu benshi batekereza intego y'ubuzima, bibeshya yuko intego y'ubuzima ari ugukungahara muri iyi si turimo. Ibyo ngibyo ni inyongera, kuko Yesu yaravuze ngo muhanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizaza ari inyongera. Ariko ikibazo dufite mu isi ya none, abantu benshi barashaka gufata resiturune batari bagura. Ntibarafata ubwami bw'Imana, ariko barashaka ko Imana ibaha inyongera. Ubona resiturune ari uko waguze, kandi kaba nini ari uko waguze byinshi. Sibyo ra? Reka ndangirize kuri iriya nkuru ya perezida n'umumisiyoneri mushiki wacu yavugaga. Jewe imwe mu nkuru zanshimishije muri iki gice ni y'uyu mumisiyoneri na perezida. Kandi koko benshi niko tujya tubibona. Ukagenda uri pastori ukabona abantu mwiganye, bamwe babaye abaministre, abandi n'abasenateri, ukabona abanyeshuri wigishije babaye ibihangange, ubwo ndavuga nkanjye, ukabona abanyeshuri wigishije babaye ibihangange, wowe wicaye uri pastori ukajya ubireba ukavuga ngo ariko Mana, ndetse bamwe bakaza bakabikubwira bati ariko pastor, dukurikije aho uri kubugeze Yesu yaraguhombeje pe, yaraguhejeje. Ariko Imana ikakongorera iti ibuka mwana wanjye, wowe ntiwari wagera iwanyu. Hepfo ngo ubuzima nibugukomerera, niwumva ushidikanya bikurenze, cyangwa ugatangira kwibaza niba kubaho kwa Kristo ari cyo bimaze, ku bwa Kristo ari cyo bimaze, ujye wibuka ko utari wagera imuhira. Umunsi wapfuye ntabwo bazagutwara bakuvana iwanyu, nibwo uzaba ugiye iwanyu. Haleluya. Akantu kavugitse neza. Hari texte nkunda cyane, reka ariyo ndangirizaho mpamagara Jeanne na Kiki agaruke. Oya, navuze Jeanne. Uje gusoma yitwa Jeanne. Hano harimo ba Jeanne benshi. N'uyu yitwa Jeanne. Uyu ni Jeanne uyu. Marie. Oya yitwa Jeanne. Marie ushobora kuryongeraho, ariko ugiye mwise Jeanne kandi nigiye ubatiza. Pastori ni ubatiza, niba baramwise Marie Jeanne nkamwita Jeanne, ubwo niryo rifashe. Hanyuma inkuru njya nkunda cyane
igihe Stefano bari bagiye kumutera amabuye, yarababwiye ngo mbonye ibintu bibiri, mbonye ijuru rikingutse kandi mbonye umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana. Nkundi yo imaje. Aratashye yagiye iwabo, uriya mu perezida yari afite abantu benshi bagiye kumwakira, ariko tekereza urandinze ku kibuga ugasanga perezida niwe waje kukwakira, niyo yaba ari wenyine nta bandi bantu bahari. Yabonye umwami w'abami ari uhagaze ku muryango aje kumwakira, abwiye ijuru ryose ngo nimuhaguruke tumuhe standing ovation. Ujya ubona iyo umushyitsi mukuru agiye kwinjira bakavuga ngo umushyitsi mukuru araje, mwese muhaguruke tumwakire. Niko Stefano bamwakiriye, ko yari agiye iwabo kandi yarakoze neza ku isi. Ubwo ntibyabatera ishyari ryiza? Barambwiye ngo ishyari ryiza ntiribaho, ngo habaho ishyaka. Ubwo ntibyabatera ishyaka ukavuga ngo nanjye hari ikintu kimwe ndwaye, nintunguka Yesu aba ari uzaba ahagaze ku muryango ankore mu ntoki ambwire ngo warakoze Jeanne, narakureba gusoma nkumva umpesheje ishema. Yesu ashimwe. Icyigisho gikurikiyeho kiri kuri paji ya 75. Imvano ya buri kintu byose ni kubw'Imana. Intego ya mbere y'ibyaremwe byose ni ukugaragaza icyubahiro cy'Imana. Iyo niyo mvano y'ibiriho byose, nawe ubwawe. Byose Imana yabiremeye kwerekana icyubahiro cyayo. Icyubahiro cy'Imana iyo kitabaho nta kiba cyararemwe. Icyubahiro cy'Imana ni iki? Ni ukugaragara kw'Imana uko iri. Ni uguhishurirwa kwa kamere yayo, ubuhangange bwo gukomera kwayo, umucyo w'ubwiza bwayo, kugaragara kw'imbaraga zayo, n'umwuka ujyana ku guhishurirwa kwayo. Icyubahiro cy'Imana ni uguhishurirwa k'ubugiraneza bwayo n'iyindi mico idahinduka igize kamere y'Imana. Icyubahiro cy'Imana kigaragara he? Ubura amaso urebe ibigukikije. Ibintu byose Imana yaremye byerekana icyubahiro cyayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Tukibona ahantu hose, uhereye ku tuntu duto tudashobora kubonesha amaso, kugera ku nyenyeri zuzuye ikirere, witegereje ubwiza bw'izuba rirenga cyangwa inyenyeri, kugeza ku guhinda kw'inkuba no guhinduka kw'ibihe. Ibyaremwe byose byerekana ubwiza bw'umuremyi wabyo. Iyo turebye ibidukikije bitwereka ko Imana ifite imbaraga, ko yishimira ibintu bidasa, ko ikunda ubwiza, ko igira gahunda, ko ifite ubwenge kandi ikamenya guhanga. Bibiliya iravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana. Uko ibihe bisimburana, Imana yagiye ihishurira abantu icyubahiro cyayo mu buryo butandukanye. Yabanje kubihishurira mu murima wa Edeni, ubundi yiyereka Mose, ubundi mu ihema ry'ibonaniro no mu rusengero, hanyuma muri Yesu. None uyu munsi ni mu itorero. Icyubahiro cy'Imana rimwe cyagaragaraga nk'umuriro ukongora, ubundi nk'igicu, nk'inkuba ihinda, nk'umwotsi ucumba, nk'umucyo mwinshi. Mu ijuru icyubahiro cy'Imana nicyo kihamurikira. Bibiliya iravuga ngo urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira. Icyubahiro cy'Imana kigaragara neza muri Yesu Kristo. Uwe umucyo w'isi, agaragaza neza kurabagirana kw'Imana. Kubera Yesu ntabwo tukiri mu butamenya ku byerekeye uko Imana iteye by'ukuri. Bibiliya iravuga ngo umwana niwe kurabagirana k'ubwiza bwayo. Yesu yaje mu isi kugira ngo dushobore kumenya neza icyubahiro cy'Imana. Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe yuzuye ubuntu n'ukuri. Icyubahiro cya kamere y'Imana ni ibyo ifite byose kubera ubumana bwayo. Ni kamere yayo. Ntacyo dushobora kongeraho nk'uko ntacyo dushobora gukuraho
ngo urumuri rw'izuba rwiyongere, ariko twategetswe gusobanukirwa icyubahiro cyayo, tukubaha icyubahiro cyayo, tukamamaza icyubahiro cyayo, tugahimbaza icyubahiro cyayo, tukagaragaza icyubahiro cyayo, tukabaho ngo ihabwe icyubahiro. Kubera iki? Kuko Imana ibikwiye, tuyigomba icyubahiro cyose dushobora kuyiha. Ubwo Imana yaremye byose ikwiye kubyubahirwa. Bibiliya iravuga ngo Mwami wacu, Mana yacu, ukwiriye guhabwa icyubahiro no guhimbazwa n'ubutware koko, kuko ari wowe waremye byose. Mu byaremwe byose hari ibintu bibiri gusa Imana yaremye bitayihesha icyubahiro. Abamarayika baguye bagahinduka abadayimoni, natwe abantu. Icyaha cyose mu muzi wacyo ni ukudaha Imana icyubahiro, ni ukugira ibindi ukunda ukabirutisha Imana. Kwanga guha Imana icyubahiro ni ubwigomeke buva mu kwiyemera, kandi icyo nicyo cyaha cyagushije Satani, kandi ni nacyo kituzanira kugwa. Mu buryo butandukanye twese twagiye tugerageza kubaho mu buryo buduhesha icyubahiro aho kugihesha Imana. Bibiliya iravuga ngo bose bakoze icyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nta n'umwe muri twe wahangara kwemeza ko yahaye Imana icyubahiro cyose kiyikwiye. Icyo nicyo cyaha gikomeye, niryo kosa rikabije twakoze. Ariko mu rundi ruhande, kubaho ku buryo buhesha Imana icyubahiro nicyo kintu gihebuje dushobora gukoresha ubuzima bwacu. Imana iravuga ngo abo ni abantu banjye bitiriwe izina ryanjye, nabaremeye kumpesha icyubahiro. Niyo mpamvu iyo ariyo yagombye kuba intego nkuru y'ubuzima bwacu. Nahesha nte Imana icyubahiro? Yesu yabwiye Imana Data ngo nakubahishije hano mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Yesu yahesheje Imana icyubahiro arangiza intego y'ubuzima bwe ku isi. Natwe nibwo buryo tuzahesha Imana icyubahiro. Ikintu icyo ari cyo cyose mu byaremwe iyo gisohoje icyo cyaremewe bihesha Imana icyubahiro. Inyoni zihesha Imana icyubahiro ziguruka, zikajwigira, zikarika ibyari, zigatera amagi, zigakora n'ibindi Imana yaremeye inyoni. N'urushishi ubwarwo rugaragaza icyubahiro cy'Imana iyo rukoze icyo Imana yaruremeye. Imana yaremye ubushishi ngo bube ubushishi, nawe irakurema ngo ube wone. Yaravuze ngo icyubahiro cy'Imana ni ukubona umuntu agaragaza ko ariho koko. Hari uburyo bwinshi bwo guhesha Imana icyubahiro, ariko bwose bushobora kubumbirwa mu ncamake y'intego 5 Imana yari ifite ukurema. Ibice bisigaye by'iki gitabo birazivugaho mu buryo burambuye, ariko reka hano nzibahe mu ncamake. Duhesha Imana icyubahiro iyo tuyiramya. Kuramya Imana ni wo murimo wa mbere tugomba Imana. Turamya Imana tuyinezererwa. S.C. Lewis yaravuze ngo ubwo Imana yadutegekaga kuyiramya, yaduhaye ubutumire ngo tuyegere tuyinezererwe. Imana ishaka ko kuramya kwacu kuba guturutse mu rukundo, mu ishimwe no kuyinezererwa aho kuba gahato. John Piper yaravuze ngo Imana ihabwa icyubahiro muri twe iyo dusendereye umunezero ku bwayo. Kuramya birenze cyane guhimbaza Imana, kuyiririmbira no kuyisenga. Kuramya nyakuri ni uburyo bwo kubaho tunezerewe Imana, tukayikunda kandi tukitanga ngo dusohoze imigambi yabo. Iyo utanze ubuzima bwawe ngo buheshe Imana icyubahiro, buri kintu cyose ukora gishobora guhinduka igikorwa cyo guhimbaza Imana. Bibiliya iravuga ngo mutange imibiri yanyu igikoresho cyo gukora ibyo gukiranuka kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro dukunda bene data. Ubwo wavukaga ubwa kabiri winjiye mu muryango w'Imana. Gukurikira Kristo si ukwizera gusa, harimo no kugira aho ubarizwa no kwiga gukunda umuryango w'Imana. Yohana yaranditse ngo urukundo dukunda bene data rwerekana ko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo. Pawulo nawe yaranditse ngo mwemerane nk'uko Kristo yabemeye kugira ngo Imana ihimbazwe. Ni inshingano yawe kwiga gukunda nk'uko Imana ikunda, kuko Imana ni urukundo kandi gukunda birayubahisha. Yesu yaravuze ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana.
duhesha Imana icyubahiro duhinduka tugasa na Kristo. Iyo tumaze kuvukira mu muryango w'Imana, yifuza ko dukura tukagera ku kigero gishyitse. Ubwo rero twaba dusa dute? Ikigero cy'ubukuru mu mwuka ni ugusa na Kristo mu mitekerereze, amarangamutima n'imikorere. Uko ugenda urushaho gusa na Kristo, niko uzarushaho guhesha Imana icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo uko umwuka wa Kristo arushaho gukorera muri twe, tugenda duhindurwa tukarushaho gusa nawe, kandi tukarushaho kugaragaza ubwiza bwe. Imana yaguhaye ubugingo bushya na kamere nshya umunsi wemeye Kristo. Kuva ubwo Imana ishaka gukomeza uwo murimo wo guhindura kamere yawe igihe gisigaye cyo kubaho kwawe. Bibiliya iravuga ngo muhore mwuzuye imbuto ziva mu gakiza kanyu, ari byo bintu byiza bizanwa mu buzima bwanyu na Yesu Kristo, kuko ibyo bizahesha Imana ishimwe no guhimbazwa. Duhesha Imana icyubahiro iyo dufashisha abandi impano zacu. Buri wese muri twe yaremwe n'Imana mu buryo bwihariye, imuha ubuhanga, impano, ubugeni n'ubushobozi. Uburyo Imana yaguteranije ntabwo ari impanuka. Imana ntabwo yaguhaye ubushobozi ufite ngo ubwikoreshereze ku nyungu zawe gusa. Wabuherewe kugira ngo ubukoreshereze abandi, nk'uko n'abandi bahawe ubwo bafite ngo nabo bakugirire umumaro. Bibiliya iravuga ngo Imana yahaye buri umwe muri mwe ku mpano zayo z'uburyo bwinshi. Muzikoreshe neza kugira ngo ubuntu bw'Imana bugaragarire muri mwe. Wahamagariwe gufasha abandi. Jya ubikorana imbaraga zose n'umwete Imana itanga. Nibigenda bityo Imana izahabwa icyubahiro. Duhesha Imana icyubahiro tubwira abandi ibyayo. Imana ntabwo yifuza ko urukundo n'imigambi byayo bigirwa ubwiru. Iyo umaze kumenya ukuri, yifuza ko ugusangira n'abandi. Uwo ni umugisha ukomeye kugeza abandi kuri Yesu, ukabafasha guhishurirwa intego z'ubuzima bwabo, ukabategurira kuraga ubugingo bw'iteka. Bibiliya iravuga ngo uko ubuntu bw'Imana burushaho kuzana abantu kuri Kristo, niko n'Imana izarushaho guhabwa icyubahiro. Ni uwuhe mugambi w'ubuzima bwawe? Kubaho igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ugambiriye guhesha Imana icyubahiro bizasaba guhindura ibyo uha agaciro ka mbere, uburyo ukoresha igihe, abo musabana ndetse n'ibindi byose. Hari ubwo bizasaba guhitamo inzira ikomeye aho guca mu yoroshye. Na Yesu ubwe yarwanye iyo ntambara. Ubwo igihe cye cyo kujya ku musaraba cyari cyegereje, yavuze ijwi rirenga agira ati, none umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Nti Data, nkiza undokora iki gihe, kandi ari byo byanzanye ngo nkigeremo. Ahubwo Data, ubahiriza izina ryawe. Yesu yari ageze mu mayira abiri agomba guhitamo. Ese yemere gusohoza umugambi wamuzanye ahesha Imana icyubahiro, cyangwa asubira inyuma ajye kwiberaho ubuzima bwe bworoshye bwirebaho gusa? Nawe ayo niyo mahitamo ari imbere yawe. Ese uzahitamo kwikurikirira intego zawe bwite, wishakire ubuzima bworoshye n'ibikunezeza, cyangwa se uzahitamo kumara igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ushaka icyubahiro cy'Imana, uzirikana ko yasezeranije ibihembo mu buzima buhoraho? Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wihambira kuri ubu bugingo uko buri aba abwangije, ariko iyo wemeye kuburekura uzabugumana iteka, ari ubugingo bw'ukuri kandi bw'iteka. Igihe kirageze ngo ukemure iki kibazo. Ugiye kubaho ute? Wirebaho wowe ubwawe cyangwa ukorera Imana? Ushobora kumva ufite gushidikanya kuko wibwira ko utashobora kubona imbaraga zo kubaho kubw'Imana. Ntuvunike. Imana izaguha ibyo uzakenera byose bizagufasha kubigeraho nuramuka uhisemo kubaho ku bwayo. Bibiliya iravuga ngo ibintu byose bitanga ubugingo bunezeza Imana twabihawe mu buryo bw'igitangaza kubwo kumenya mu buryo bwihariye kandi bw'inkoramutima waduhamagariye kwegera Imana.
ubu usoma aya magambo, Imana irakurarikira kubaho uyihesha icyubahiro kubwo gusohoza imigambi yakuremeye. Nibwo buryo bwonyine bwo kubaho by'ukuri. Ubundi buryo busigaye ni ukubona iminsi ishira. Ubuzima nyakuri butangira iyo wiyeguriye Yesu Kristo burundu. Niba utizera ko ibi wabikoze, nta kindi ukeneye uretse kumwakira no kumwizera. Bibiliya iduha isezerano ko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ese wakwemera ukakira iyo mpano y'Imana? Icya mbere, wizere. Wemere ko Imana igukunda kandi yakuremye ifite imigambi yayo ku buzima bwawe. Wemere ko utari impanuka. Wemere ko waremewe kubaho iteka. Wemere ko Imana yagutoranije kugira ngo ugirane ubusabane na Yesu Kristo wapfuye ku musaraba ku bwawe. Wemere ko ibyo waba warakoze byose mu buzima Imana yiteguye kukubabarira. Cya kabiri, wakire Yesu mu bugingo bwawe nk'umwami n'umucunguzi wawe. Wakire imbabazi ze kubw'ibyaha byawe. Wakire umwuka we uzaguha imbaraga zo gusohoza imigambi y'ubuzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo umuntu wese wemera kandi akizera uwo mwana aba abonye ibyangombwa byose, ari bwo bugingo bwuzuye kandi buhoraho. Aho waba uri hose usoma aya magambo, ndagusaba ubike umutwe uvugira isengesho rizahindura ubugingo bwawe kugeza mu bugingo bw'iteka. Yesu, ndakwizeye kandi ndakwakiriye. Ngaho risenge. Niba urivuze ubikuye ku mutima, Imana iguha umugisha. Ikaze mu muryango w'abana b'Imana. Ubu noneho witeguye guhishurirwa no gutangira kugendera mu mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Ndakwinginga ngo ubanze ushake umuntu ubwira icyemezo wafashe, kuko uzakenera inkunga y'abandi. Nunyandikira kuri email, reba kuri adresse ku mugereka wa 2, nzakoherereza agatabo nanditse mu Cyongereza kitwa Your First Steps for Spiritual Growth. Intambwe za mbere mu gukura mu mwuka. Imana ibahe umugisha. Amen. Aha. Ndashaka abantu babiri nanone. Babiri bumva rwose kuri iki gice cyangwa icyakibanjirije. Ntabwo ndi bubavune. Guhesha Imana icyubahiro. Umuntu umva rwose yafashijwe avuga ati ndumva ahangaha ikintu cyo guhesha Imana icyubahiro. Ushaka kugendana nanjye muri urwo rugendo. Kera nkimara gukizwa nanditse muri Bibiliya yanjye. Bibiliya zose uzabona zanjye uzasanga harimo statement ikoze gutyo ngo intego y'ubuzima bwanjye no guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Uzumva niyo nsenga njya mbisubiramo, kuko nkiri umusore nigeze kwandikira Imana ibaruwa ndabira ngo Mana, ubu ndamaramaje ndahagurutse kuzarinda mpfa, ngiye kuberaho kuguhesha icyubahiro. Hanyuma nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi nibwo nongeyeho ku ka kabiri no kubera abandi umugisha, kuko hari ikintu nasobanukiwe muri jenoside. Ibi bintu turimo kwiga muri iki gitabo byabaye vivid, clear. Hari umunsi nahagurutse mu nzu yanduhije kuyibona, kunyira umusore numvaga nzarongora mfite inzu. By the way, reka mbwira abantu barimo gusengera amazu, kuko nabo ndabafite hariya mu byifuzo. Niba urimo gusengera inzu, iga kuzigama. Ntabwo uzayitoragura. Nta muntu ndumva watoraguye inzu. Inzira korerwa narayikoreye ndayibona. Narongoye mfite inzu, turayikipa, shyiramo ibyangombwa. Ariko jenoside itangiye, itariki twasohotse mu nzu, nasobanukiwe ibanga rikomeye cyane. Twarahagurutse iby'igiciro byose, frigo yari irimo, igitanda dubure cyarimo, intebe nziza zarimo, n'amakositime y'amakoti byo nari mfite, na diplome ndetse byasigaye mu nzu. Turagenda. Hanyuma mpagarara imbere y'inzu ndayireba, ndavuga ngo ubu munsi nsohotse ndeba, hari umunsi nzasohoka ntareba. Muranyumva neza? Hari umunsi nasohotse ndeba, ariko ibyo by'igiciro mbisize. Hari umunsi nzasohoka bantwaye muri kofini. Uwo munsi nafashe icyemezo nshimangira
tuvuye muri genocide nabonye ibintu, twavuye ibyumba aho twari twarahungiye, narafashe icyemezo ndavuga ngo ubu ngubu niyo byaba ngombwa nshobora gufata ubutunzi bwose nkabugurisha nkabera abandi umugisha, nkahesha Imana icyubahiro. Muri Bibiliya zanjye biba byanditsemo, niba ufashe n'iri irambitse hariya wasanga byanditsemo intego y'ubuzima bwanjye guhesha Imana icyubahiro no kubera abandi umugisha. Reka twumve Amahoro Deborah. Isashimwe. Ikintu ngiye cyankozeho cyane muri iki gice nanatinzeho ni kiri kuri page ya 80, ngo duheshe Imana icyubahiro duhinduka tugasa na Kristo. Ahantu natinze cyane nahavuga ngo ikigero cy'ubukuru mu mwuka no gusa na Kristo mu mitekerereze, amarangamutima n'imikorere. Maze igihe kinini senga ngo ngire mukuru mu mwuka cyangwa ngire ntera intambwe indi mu mwuka. Yewe no mu byifuzo usasanga kirimo, uzamenye ko nanjye ari gihe wagishyizemo nubwo yenda kitari cyonyine ariko cyo ushobora kugisangamo. Nsobanukiwe neza rero icyo nkwiriye gukora. Babivuze ntabwo bigoye kubyumva, ngo nugusa na Kristo mu buryo bw'imitekerereze. Nuvuga ngo birasaba ko ntekereza uko Kristo yatekerezaga, nkagira amarangamutima nk'ayo yagiraga, nkagira imikorere nk'iyo yakoraga. Ni challenge, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko menya icyo nkwiriye gukora. Ntabwo ari ugubisengera gusa, ahubwo menya icyo nkwiriye gukora. Murakoze. Jewe nitwa Mutamba Jacqueline cyangwa Mama Queen. Jewe ahantu hamfashije ni kuri page ya 82. Ahangaha havuga ngo igihe kirageze ngo ukemure iki kibazo. Ugiye kubaho ute? Wirebaho wowe ubwawe cyangwa ukorera Imana? Niho hantu hamfashije cyane. Ngira ngo murabizi ko narinde hano ni mugoroba nababwiye ubuhamya bwanjye gatoya, ni burebure cyane. Ngira ngo muzampa akanya nze mbutange mvuga Imana y'imbaraga. Nari maze iminsi mbwira Imana ngo Mana nshyiriraho inzira nkukorere. Narababwiye ejo ngo narapfuye ndazuka. Ibyo bintu iyo umuntu abivuga abantu bashobora kumva ari amakabyo cyangwa ari ugushyushya inkuru, ariko ntago nkabya pe, narapfuye. Kandi noneho ntabwo napfuye nk'uko abantu bapfa, ntago napfuye nk'uko Lazaro yapfuye nk'uko nabibabwiye. Napfuye ndeba. N'umunsi wa accident ncika amaguru nararebaga n'amaso yanjye. Narinze ngera kwa muganga nkifite ubwenge kuko banteye inshinge mu muhanda aho nakoreye accident zinkura muri koma. Nababaraga numva amaraso yanshizemo sigara kuri 3, numva ndeba, nababaraga ibihe by'ubuzima bwanjye bwose ndeba numva. Buriya umuntu apfuye atumva byamufasha, ashobora kutitotomba, ashobora no kutiheba cyane kuko ntaba yumva. Rero nkuko pastor bivuze, ntabwo waba waracitse ku icumu nka ririya ngo ubure guhereza ubuzima bwawe Imana bwose, cyaba ari igihombo. Ko ndabyibuka ngaramye mu muhanda imodoka imaze kunca amaguru, ikintu ababyeyi babanza gutekereza n'abana. Nicyo gituma kenshi ababyeyi batinya n'urupfu. Abana banjye se, naravuze ngo abana banjye we, ijwi riraza ry'imbaraga rirambwira ngo ceceka, abana sabawe, ngo wabaye umuyoboro kugira ngo bagere hano ku isi, ngo ahubwo iyeze vuba utabura ubugingo warabukoreye. Hangira kwiyeza n'ijwi rirenga ngaramye mu muhanda.
rero nk'uko naraye mbabwiye ngo sintinye urupfu byaba wenda ari ugukabya, ariko mu by'ukuri urupfu ni irembo ritujyana mu ijuru. Rero nkaba ndangije mfata ibyemezo ko maze iminsi mbwira Imana ngo ishyireho inzira zo kuyikorera no kuyiha ubuzima bwanjye burundu. Ni ukuvuga ngo ibyo nkora byose ni ukudoda amahema nk'uko Pawulo yabikoraga hano ku isi. Abazi ibyo nkora ni ukugira ngo ntasaba, ni ukugira ngo ntakena, ariko ndangije kuri iki gice mpaye ubugingo bwanjye bwose Imana, mbuyeguriye kuyikorera iminsi yo kubaho kwanjye. Imana ihombe. Amen. Tangira ushake uko ugiye kuyikorera. Obedi ndabona gukomereza nta kibazo. Ndabona aje ugazanye ikibazo. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo nanjye hari ibyo nongeye kwibutswa hano. Mfite igitabo cy'icyongereza ariko ngira ngo iki kinyarwanda ni kuri paje ya 76. Haravuga ngo God's glory is best seen in Jesus Christ. He, the light of the world, illuminates God's nature. Because of Jesus, we are no longer in the dark about what God is really like. Nongeye kwibutswa ko hano icyubahiro cy'Imana yakinyujije muri Kristo Yesu. Hanyuma bango rero hano ngo niwo mucyo, Yesu niwe mucyo wa kamere y'Imana, ngo kubera Yesu rero ntago tukigendera mu mwijima. Ntago tukigendera mu mwijima ngo kubyima cyangwa se kumenya ikimana ikiri cyo cyangwa se nature yayo. Byongeye kunsubizamo ibyiringiro. Hari ukuntu ugenda wibaza uyoga se ko numva bidafata, ko numva, ariko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba afite urumuri rukomeza kumumurikira, rumwereka Imana iyo ariyo n'icyubahiro cyayo uko kingana. Ikindi kintu ni mu cyongereza ngiye mfite kuri page ya nyuma ya 58, mu kinyarwanda sinzi iyo ariyo. Haravuga ngo ubuzima nyakuri, real life begins by committing yourself completely to Jesus Christ. Reka ndeke avuga ngo ubuzima nyabwo, the real life, ubuzima bw'ukuri ngo butangira igihe weguriye ubuzima bwawe Yesu. Byahise binyibutsa ko umunsi nari ntarahura na Yesu ntago numvaga igisobanuro cy'ubuzima bwanjye. Numvaga ntazi burava he buragana he, ntibufata buraguye umunsi ejo, nkumva nta cyerekezo. Ariko byongeye koko kunyibutsa ko ubuzima bw'ukuri butangira iyo wamaze kwegura Yesu ubuzima bwawe. Ndabyibuka ko umunsi nahuraga na Yesu ari wo munsi ubuzima bwanjye bwagize foundation. N'uyu munsi kandi koko ngenda mbona ko ari wo munsi bwagize foundation, nahari hanahereye. Yesu yunguye waje mu buzima bwanjye ni ugenda umurikira buri munsi. Ntago nyine umuntu nyirukaho mbwa nyamuneka caha, ahubwo nyine uyu mucyo witwa Yesu ugenda umurikira mu buzima bwanjye. Byongeye kunyibutsa cyane ikintu gikomeye. Amen. Nizere ko ntawe neganye ijambo kuko ngiye gusoza iki gice. Banza kubabwira yuko kubera ko ejo kuwa gatandatu tutazaterana, ntibivuga ko tutaziyiriza, tuzasenga. Kubera ko ku cyumweru tuzaterana ariko ntidusome igitabo, bivuga yuko tutazakomeza gutekereza ku ntego y'ubuzima bwacu. Nagira ngo rero mbasabe buri muntu wese muri iyi minsi uzagerageze gusubira inyuma mu byo wumva wungutse muri iki cyumweru. Ubyandike ahantu mu ikaye yawe cyangwa mu ikarine cyangwa se muri iki gitabo niba warakiguze kuko ni icyawe. Ufite kujya ku ipaje ahantu ukandikamo ibyo wumva wungutse n'ibyemezo ufashe bigiye kugufasha kuba umuntu uhesha Imana icyubahiro. Amen. Nsubiye mu magambo make rero muri kino gice, bimwe mu bitekerezo tugomba gusigarana. Cyambere kiri ku ipaje ya 77 kiravuga ngo icyubahiro
cya kamere y'Imana n'ibyo ifite byose kubera ubumana bwayo. Ni kamere yayo, ntacyo dushobora gukora ngo urumuri rw'izuba rwiyongere, ariko twategetse gusobanukirwa icyubahiro cyayo, tukubaha icyubahiro cyayo, tukamamaza icyubahiro cyayo, tugahimbaza icyubahiro cyayo, tukagaragaza icyubahiro cyayo, tukabaho ngo ihabwe icyubahiro. Iyo ni imwe mu ntego z'ubuzima bwacu. Na mbere yuko ngewe nsoma iki gitabo, kuko nakibonye mu 2003 cyari kimaze umwaka gisohotse, icyemezo nari naragifashe nkimara gukizwa muri 83. Nandika mu gitabo cyanjye ngo imibereho yanjye muri details zose ngiye kuberaho guhesha Imana icyubahiro. Kandi tuzabibona no guhesha abandi umugisha, nabyo naje gusanga ntaribeshye. Hanyuma hari ijambo rimwe ryambabaje muri iki gitabo, riravuga ngo mu byaremwe byose hari ibintu bibiri gusa Imana yaremye bitayihesha icyubahiro. Ni abamarayika baguye bagahinduka abadayimoni, natwe abantu. Abantu nibo babaho mu buryo busuzuguza bugatesha Imana icyubahiro cyayo. Kumva ibintu bibiri by'ingenzi bikuru mu bindi, abantu baremwe mu ishusho yayo n'abamarayika baremewe kudukorera, ariko tudahesha Imana icyubahiro, cyane cyane tukajya mu rwego rumwe n'abadayimoni. Ndagira ngo nsaba umuntu wese wicayemo hano avuge ngo ya jyewe sinzaba muri abo ngabo. Haleluya. Hanyuma ikindi gitekerezo tugomba gusigarana kidufasha kiri ku ipaji ya 78. Yose yabwiye Imana Data ngo nakubahije hano mu isi kuko narangije umurimo wampaye gukora. Guhora buri munsi uri aware, guhora buri munsi ukangukiye kubwira Imana ngo Mana, burakeye ntangiye undi munsi umpe gusohoza imirimo myiza witeguriye kera ngo nyigenderemo kuri uyu munsi. Nibwo tuzasoza ubuzima bwacu tuvuga nka Yesu. Hanyuma ziriya nzira zo guhesha Imana icyubahiro eshanu buri muntu wese azifate. Icya mbere, duhesha Imana icyubahiro iyo tuyiramya. Icya kabiri, duhesha Imana icyubahiro iyo dukunda bene data. Icya gatatu, duhesha Imana icyubahiro iyo duhinduka tugasa na Yesu. Icya kane, duhesha Imana icyubahiro iyo dufashisha abandi impano zacu. Icya gatanu, duhesha Imana icyubahiro iyo tubwira abandi ibyayo. Iki ngira ngo ni ikintu buri wese nizera ko tuzarangiza iyi minsi 40 wagifashe. Vuga Yesu, bwira abandi Yesu. Wenda ubudidimanga, wenda uvuga neza, wenda ububira icyuye utangiye kubivuga, ariko uvuge ukora uko ushoboye, ubwira abandi Yesu. Mwambwiye ngo amen? Ariko niba mwumva muri excited nkanjye. Hanyuma umugambi w'ubuzima bwawe, paji ya 81, aravuga ngo kubaho igihe gisigaye cy'ubuzima bwawe ugambiriye guhesha Imana icyubahiro bisasaba guhindura ibyo uha agaciro ka mbere, uburyo ukoresha igihe, abo musabana ndetse n'ibindi byose. So niba ugiye guhesha Imana icyubahiro, choose your company. Hari abantu ugendamo n'umuntu niyo waba udakora nkabo, umuntu akavuga ati ariko si wa mukobwa ugendana n'abariya ba nyirakanaka, si wa muhungu ugendana n'abariya, tiwapi uri umuhebe, si wa mugabo uba muri, si wa mugore uba muri. Hanyuma company isigaye ikomeye iri mu kino gihe iba muri zo telefone mugendana. Iriya telefone mugendana ibamo kompanyi mbi ni nziza. Uhitemo abo mugendana, uhitemo ibyo uha umwanya wa mbere, uhitemo ibyo uha agaciro, sibyo? Ikindi cyemezo ni kiriya Jacqueline yavuze kuri page ya 82. Igihe kirageze ngo ukemure iki kibazo. Ugiye kubaho uti? Buri muntu wese urimo hano, nyuma yo kumva aya magambo tumaze icyumweru twumva, igihe kirageze ngo ukemure iki kibazo. Ugiye kubaho uti? Ushobora kuba uri umurokore, si cyo kibazo. Ugiye kubaho uti? Ushobora kuba utari wakizwa, igihe kirageze ngo ukemure iki kibazo. Ugiye kubaho uti? Wirebaho wowe ubwawe cyangwa ukorera Imana? This is the day to make a choice. Hanyuma aya magambo Obedi yavuze mu Cyongereza
kuri paji ya 83. This is real life. Ubuzima nyakuri butangira iyo wiyeguriye Yesu Kristo burundu. Niba utizera ko ibi wabikoze, nta kindi ukeneye uretse kumwakira no kumwizera. Sibyo? Uyu ni wo munsi wo gutangira ubuzima nyabuzima. Njya mbibasetsa hano narangije. Bandinganije mvuye kuba umwarimu muri universite, naragiye ngwa irurindo ku musozi, ngezeyo ndavuga ntibarandangije. Numva Yesu arankomanga, arambwira ngo ya ubu nibwo utangiye ubuzima nyabuzima. Kandi ndababwira ntabwo nigeze nezerwa nkuko nanezerewe maze kwakira Yesu. Ko nari mfite ubuzima nashakaga nkabubura. Nashakiye mu nzoga, nsangira n'abandi inzoga, turanywa, tujya mu turabyina, turinezeza hirya no hino, ariko byajya birangira nkumva atari bwo nshaka. Maze kubona Yesu ndavuga ngo yes, this is what I was looking for. Ku buryo namaze gukizwa, njya gushaka umupadiri wari directeur spirituel wanjye mu seminari. Ndarimwe padiri, kuki mutambwiye iby'agakiza nkiri umwana? Kuki mutigeze musobanura ko umuntu akizwa? Arambwira tubwahuye n'abaporoso, ndamubwira ntoya nahuye na Yesu. Haleluya. Nabyo biramucanga. Ariko nyuma ikintu cyanejeje, nawe yagiye kwiga i Roma, avuyeyo aza kunshaka. Nkuko nagiye nawe azanshakisha, araza arambwira ati uzi bya bindi wambwiraga cyagiye? Ati nkanga kubyemera. Ati hari abapadiri nahuye nabo, naragiye kwiga i Roma, numva bavuga nkawe, kandi nanjye nasanze narabishakaga. Yari umupadiri mwiza. Nasanze burya nanjye narabishakaga, uretse ko ntari imbizi. Hanyuma tuba inshuti. Ubu yitabye Imana, ariko nanjye namutangira ubuhamya ko twajyaga duhura noneho tukavuga Yesu. Ari padiri, yaje no kuba musenyeri. Icyo gihe nari umuvuga butumwa, ariko naje kuba pastor akiri musenyeri. Tugahura tukicara tukavuga Yesu. Ubuzima nyabuzima butangira iyo wakiriye Yesu. Niyo ubuzima bwazagukanda bukagira butari ko n'ubu ufite Yesu, uzabubwire ngo ubuzima unkanda kandi unkande, ariko hari kimwe nkubwira, ubuzima nyakuri ndabufite. Niba wicayemo hano kuri uyu mugoroba, cyangwa se uzadukurikira mu diaspora, dufite aba diaspora benshi. Ubu n'ibyifuzo byabo bimwe byamaze kugera mu giseke. Niba wicaye wumva ubutumwa utari wakira Yesu, ubu bizi neza ntiwari watangira kubaho. Kandi ntimuzabyitiranye ngo wibwire ngo ni wakira Yesu ngo azagukura mu byiza wari ufite. Niba uri umutunzi ariko ufite Yesu, niba uri umunyacyubahiro uzakomeza ube umunyacyubahiro ariko ufite Yesu, niba uri na mwiza uzakomeza ube mwiza kandi ufite Yesu. Ntabwo Yesu atwamura ibyo yaduhaye, ahubwo abyongerera ubwiza. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Ariko kuri uyu mugoroba cyangwa muri iki cyumweru, niba warumvise ubu butumwa bugiye guhindura ubuzima bwawe, unyemerere uyu mugoroba nzabageneramo n'iminsi. Icyumweru gitaha, umunsi wa nyuma tuzahindura uburyo tubikora. Duha abantu umwanya wo kutubwira ibyo bungutse muri ibi byumweru n'ibyo bumva bahindutseho. Mwambwiye ngo amen. Ariko nge ndimo ndabikunda, ndimo ndabe excited. Ariko niba wumvise icyumweru hari icyo kigusigiye, niba wumvise icyumweru hari icyo cyahinduye mu buzima bwawe, wangirira neza ukazamura ikiganza tugafatanya gusenga. Turagushimye Mwami Mana yacu, watugeneye kunguka, kandi iki cyumweru twarungutse rwose. Urebe ibiganza bizamutse imbere yawe, nibikubwira ngo Mana warakoze. Warakoze kutwibutsa ko turi abantu waremye ufite intego, warakoze kutwibutsa ko turi abantu batari hano bagomba kubaho mu kajagari, warakoze kutwibutsa ko ubuzima bwacu ari ubw'igihe gito ku isi ariko dufite ubugingo bw'iteka, ariko kuruta ibindi byose warakoze gutanga Yesu akaza akaduha ubuzima. Urebe ibiganza tuzamuye imbere yawe, nsengeye umuntu wese urimo hano, nsengeye umuntu wese wumvise ubu butumwa, nsengeye umuntu wese utari wamenya Yesu, utari wamwakira, utari wamugira umucunguzi n'umwami we. Mana umugenderere. Nsengeye bene data twese twamenye Yesu, udufashe guhitamo neza, udufashemo kumukorera, udufashemo kumukunda, udufashemo kugira ubuzima bufite icyerekezo. Ubane natwe ukomeze utuyobore, ubane natwe ukomeze uduhe umugisha utugirire neza, ko ni mu izina ryawe dusabye Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka rero nsubize mikrofone umuyobozi wa gahunda, hanyuma worship team ize dusenge nako duture, niturangiza dusengera ibyifuzo dusoza gahunda yacu. Yesu ashimwe cyane. Mwongere mumfashe dushimire kanoni wacu. Imana yo mu ijuru imuhe umugisha. Reka nimere worship team
hanyuma ngire abacacu Eden n'abandi basanzwe bakora uwo murimo kugira ngo babafashe twihutishe gahunda. Worship team baze baturimbira indirimbo bateguye.